hagira atya akabona nk'isazi iciyeho akabona ariko iki agaseka tu usigaye uvuga utabose uyu muntu ni muzima umuntu ukurikira ivubi rishobora no kumuruma akayaka uyu muntu ni muzima ariko kumbe burya shalom 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 Yesu ashimwe ndabahobeye nanone ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu mu ndimi zose ndabaramukije mu ndimi zose abazi nakambaye ariko baramukijemo mbaye Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe shalom shalom bise n'abajya baramukanya ngo maranata rero uyu munsi nduva afite umunezero wo kongera kuboneka hano uyu munsi rero ni umunsi nshaka yuko tuzafatanya twese abazari iki kiganiro tugafatanya ndifuza ko buri muntu wese akisangamo imibereho yacu ya buri munsi ku muntu uwo ari we wese umugabo umugore umukobwa umuhungu umwana umukuru ikiganiro cy'uyu munsi ubwo kimeze gite uyu munsi ni ikiganiro cyarone gishimishije aho buri muntu wese yisanga ubundi nazaga nkavuga ku rugo nkavuga kuri divorce nkavuga ku mugore nkavuga ku mubyeyi nkavuga ku rubyiruko ariko uyu munsi ndashaka ko buri muntu yisanga mwese hanze hariya mwebwe mumeze mute murabibona muti mugore mugabo umukobwa muhungu urubyiruko bimeze bite hanze aho ngaho hanze aho bimeze bite ubukungu ubuzima busanzwe muriyumva muti usanga abantu dukunda kuza tugakomeza ibintu uyu munsi ndashaka yuko duseka tukaganira tukavuga ku bintu bitandukanye munsi ndumva nashaka kugira ngo tugire topic runaka kugira ngo buri wese azibone maze ajya ambwira ati ahangaha nanjye nibonye mukobwa urabyumva gute wahuri hanze aho urambara ukumva umwenda urakubereye urakisiga ukumva uraryohewe urakirira muri miruwari ukabona uri mwiza bimeze bite ngino mbwire hari ukuntu umuntu ajya kubitwa n'utubazo twakubita ukaza kwisanga kera warasekaga wakwirira muri miruwari ukavuga ati wow I think I have a good smile ariko wamara gukubitwa kajuje wakwisanga ari wowe waseka guti bombya subyo uraseka iki bibazo by'ufite uro guseka akakubwira uzabitsindisha guseka sibyo mukobwa ngaho umbwira wowe urabyumva ute bimeze bite hanze aho hari umuhungu wakubwiye nabi hari papa wakubwiye nabi hari mama wakubwiye nabi hari wakubwiye ngo uri mubi hari wakubwiye ngo urasa nabi hari wakubwiye ngo useka nabi hari wakubwiye ngo ugenda nabi bimeze bite ndashaka comment yawe uze kuzumbwire wowe uko wiyumva muri iyi minsi ukurikije uko wiyumvaga mbere imyaka uko igenda itandukana kuri wowe ubyumva ute urushaho kuryoherwa urushaho kubihirwa urushaho uyu munsi icyo kiganiro bafitiye ikiganiro kivuga ngo buri muntu yisangemo kandi ambwira uko abyumva musore wowe umeze ute hanze aho ngaho bimeze bite uracyashima Imana uracyakunze Imana ese wumva hari impamvu yo kwimenya hari impamvu yo kwishima mu byo uvuga wumva ukicara hagati y'abandi basore ukumva ufite ijambo cyangwa hari ibikunyeganyeje bitumye uyu munsi wumva udakeneye kwicara hagati y'abandi uhicara ukumva nkaho ubajena ukumva nkaho utakivuga ibyo bakeneye kumva ukumva nkaho udakora ibyo bakeneye kubona ukumva nkaho udakifitinga muri ya groupe y'abagenzi bawe bimeze bite hanze aho bimeze bite musore cyane mufuka wawe hameze hati uracyasohoka ukagurira mugenzi we fanta uracyashobora bimeze bite ndimva nifuza yuko uyu munsi tuvuga ngo hirya no hino tumiriwe gute hari impamvu twumva muri twebwe yaba umugore umugabo umukobwa umuhungu hari impamvu twumva muri twebwe zikidusunikira gushima Imana cyangwa hari ibidukayuye bidukamuye bitugajuye bitagituma twumva dufite impamvu kugira ngo uyu munsi ahuri umbwire uko byumva icyo kiganiro ngufitiye uyu munsi ni umunsi numva ko buri muntu kababwire uko iminsi igenda isimburana hari ubwo wumva uyu munsi unezerewe cyane kuva aseka uguciyeho wese ugaseka
ntawe ugukirigise, ntawe ugusekeje, ntawe uvuze ijambo risetsa, kubera gusa ko wabyutse muri wowe ukumva umunsi wose. Ariko hakaba n'ubwo wabyutse wumva hano bakavuga ibisekeje, aha bakabivuga ukumimiriza. Uyu munsi bimeze bite? Waramutse gute? Wiriwe uti? Umeze ute? Bimeze bite? Mama, data wereka bariyo tuganira. Aba mama twebwe tuba dufite ibintu byinshi cyane, biduchallenginga, bitunyeganyeza. Uyu munsi bimeze bite? Umugabo yakubwiye nabi, umwana yagusuzuguye, umuturanyi yagusuzuguye, hari uwabyutse akubwira neza, hari uwakubwiye neza muri iki gicamunsi biturutse naho uri. Bimeze bite? Ese hari utwo waciyemo twakunyeganyeje, twakubwiye ngo ubundi wowe kababwira ajya habaho challenges zikubita umuntu wakwirira no muri miruwari ukabona ntabwo uri wa jolly usanzwe. Ariko ndibaza ko ntabibwiye, sinkitinda mbibye, ziko muzi nyita Aunt Jojo, nyita Aunt J, nyita Sister J, nyita Apostle Jolly, nyita Pastor Jolly, nyita Mama Ganza, nyita Jolly. My name, it is well. Uwo wanyita wese. Ariko uyu munsi ndagiye tuganira. Urakireba ukabona bwa bwiza bw'Imana bukuriho, ukabona wambaye ishati nk'iyi irakubereye, ukabona isaha ufite irakuryoheye, hari igitumye wikunda muri iyi minsi cyangwa hari igitumye wiyanga? Papa bimeze bite? Shabone numvise akantu reka nkabasangize. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo tuze twumve twiyumve tumenye uko tumeze. Shabone numvise ngo umupapa umwe umugore we yaramuhangaye, aramubwira turi imbwa. Umugabo umwe akabyara mwe yahuye n'isangane. Njye bavuga akasamutwe, uriya mugore namubereye akasamutwe kabisa. Pe mumfashe mumbwire amagambo yera ntimiyanziho. Ariko uyu munsi reka mbibabwiye ngo hari umuntu usanga ari akasa kawo kabisa. Umugore kuva inyuma ati aturi. Noneho rero ikintu cyantangaje ngo umugabo yaragiye yiruka agahinda kamwishe, ngagenda abwira mugenzi we ngo ratawe ngo ndebe, ngo ratawe ngo urabona ntari imbwa. Ati bimeze bite? Ati umugore aribwirije yambwiye ngo ati mu izina rya Yesu, ati ntabwo uri imbwa, uri umugabo, urashoboye, urakomeye, umeze neza, uri gitanga. Atoya ibyo urimo uvuga wowe ntabyo uzi. Wowe mbona hano nambaye natebeje, ariko uriya waranze imbere n'inyuma, unyita imbwa rero afite ishingiro buriya koko hari ukuntu. Ariko ngakabi gasekwa ngakeza. Ewe mugabo we aho uri aho ngaho umbwira. Hari uwaba kwisi izina ritakubereye, hari uwaba bakubwiye ijambo rikomeretsa, bimeze bite papa? Hari igitumye wumva ko kuri umugabo wagera gutyo ugakora mu bwanwa kuva ko kuri we, cyangwa hari icyatumye wumva nta n'ubwanwa ufite usa naho hameze nk'ahanjye kandi yenda ufite bakita igicyari. Uzajya mba hafi ambwire ni wewe ubizi. Bakita mustache. Niko babyita. Hari ubwo uba ufite kubera gusa agahinda ufite n'umubabaro n'ibindi bikujegeje, ukajya ugira utyo ukumva nk'aho ari nk'ahanjye. Kubera agahinda n'umubabaro. Ariko papa ndakubaza wowe bimeze bite? Hari uwaguteye ako gahinda gatuma utamenya ko ufite uruhara rufatamo kumva umusatsi, cyangwa wafata umusatsi ukumva uruhara? Abantu bajya baduhindanya tugahindana, ukabona umwenda uriho icyondo kandi mu by'ukuri atari icyondo, ukabona iribara ry'icyatsi riri aha ngaha sime nkiribona, ahubwo nkabona nk'aho ari umukara kubera agahinda kuzuye muri jye, kubera ko umutima wijimye. Talk to me, mbwira bimeze bite? Aho bimeze bite? Ariko ndumva hari n'ikiganiro cyajyaga kiba kuri radiyo kibaza nyine ngo bimeze bite hanze, bimeze bite? Uyu munsi nicyo kiganiro mbafitiye. Ndifuza ko buri muntu azafata umwanya akambwira ngo bimeze bite. Uyu munsi ndababwiza ukuri, hari ubwo bucya unezerewe useka gusa n'isazi yacaho ugaseka. Ibyo bintu njye mbibona n'aba bantu babera. Hagira atya akabona nk'isazi iciyeho ukabona ari kuki agaseka tu. Usigara uvuga utagose uyu muntu ni muzima. Umuntu ukurikira ivubi rishobora no kumuruma akayaka. Uyu muntu ni muzima. Ariko kumbe burya akari ku mutima nk'uko umunyarwanda yabivuze gasesekara
k'umunwa. Rero nawe ndavuga ngo uyu munsi tuganire uze kumbwira uko bimeze. Ndasoza mbabwira ngo uko byaba biri kose, agahinda waba urimo akariko kose, umubabaro waba urimo wari wose, ijambo rikomeretse iryo ryose baba bakubwiye, ikibabaje icyo ari cyo cyose cyaba cyakubabarisha umutima, ndasoza nkubwira ngo kubabara k'umuntu siko gupfa. Kandi Imana itarashyiraho akadomo ku buzima bwawe, ahari kurira kwakurarira uyu munsi ariko ejo impundu zikavuga. Ndi umuhamya njya mbibabwira, njye ubuhamya bwanjye sinyantinya kubuvuga, kubera ko iyampaye kuba uwo ndi uyu munsi, iyankuye hahandi njya mbibabwira. Hari igihe naraye inyuma y'ingunguru buracya, ntabwo nari nzi ko buri buke, ariko iyandindiye hariya, ntihagire imbwa y'isazi ihandira, ntihagire umwicanyi uhanyicira, ntihagire inzoka ihandira, ntihagire ikibi kimbaho, umuseke ukarinda ubwo utambika nkareba nkamenya aho ndi, nkamenya aho nerekeza. Bakundwa, iyo jye niyo njya ndata. Niyo mpamvu ntajya ntinya kwivugira imbere ya kamera ku isi hose yuko hari umunsi naraye inyuma y'ingunguru, ariko Imana yari izi ko uyu munsi nzaba ndi intumwa, ari Imana ikajya intuma ku bantu bayo. Imana yari izi ko hari igitekerezo nzatangira imbere ya kamera kikubaka umutima wawe. Imana yari izi yuko nzaza kukwibutsa ngo ahari we ibibazo waba urimo uyu munsi, ahari uyu munsi nukurira ariko ejo impundu zavuga. Iyo Mana niyo yahandindiye ituma n'uwo ndi uyu munsi, irandindira hankura. Rero ndakubwira ngo sinzi ibyo uri mucamo, sinzi ikibazo icyo ari cyo cyose urimo, ariko iyakuremye igufiteho ijambo, iragukunda, ibyo yibwira kugirira ni ibyiza gusa nta kibi kirimo. Icyo waba ucamo cyose ndongera kugutangariza ngo izahabu kugira ngo tuyikunde tuyirwanire, ntabwo ari uko iba yaje gusa gutya hejuru y'ubutaka ikaza gutya ngo yiyerekane iseka inezerewe, ahubwo ica mu bikomeye, ikagera n'ubwo ica mu muriro, umuriro ukaza ukayirabuza, ariko biza gusoza ibengerana. Ahari nawe iki ni igihe cyawe cyo kuba urimo uca muri ibyo, ariko ejo uzaba uri izahabu yifuzwa na buri muntu. Ntucike intege, ntiwiyange, ntiwiyoberwe, ongera ujye muri miruwari, wongere wibwire aya magambo, wihanurire bundi bushya. Nk'uko Eliya yamanutse muri cya kibaya agahanurira amagufwa akongera akambara inyama, igufwa rigashaka iryaryo, inyama ikaza ikirema ku igufwa, bikongera bigaterana. Reka mbabwire nawe ushobora kongera uyu munsi ukibuka ukavuga uti iyandemye. Niba ari izuru bakubwiraga ribi cyangwa umusaya mubi cyangwa umunwa mubi cyangwa reba muri miruwari, wibuke yuko ijambo ry'Imana yakubwiye ngo yakuremye mu ishusho yayo. Inama yarateranye ireba ukuntu uri uw'igitangaza, uri igiciro gikomeye, ngo inama iraterana. Ntabwo ijambo ryavuze ngo baho. Rero ndakubwira ngo guhera uyu munsi sobanukirwa kuri umuntu uhambaye. Icyo ari cyo cyose cyagutsikamiraga, none ahangaha ndakubwiye ngo aho uri nawe gitsikamire mu izina rya Yesu Kristo. Kibwira uti nongeye kwibutswa ko ndi uw'igitangaza, naremwe mu ishusho y'Imana. Ndababaye uyu munsi ariko ntabwo kubabara kwanjye ariko gupfa. Ndarira uyu munsi ariko ntabwo bizahora uku nguku. Sinarekeraho. Narababwiye si uko ibyanditswe ntabizi. Hari ibyanditswe byinshi dusoma, hari amagambo ya Bibiliya menshi dusoma, turigishwa buri munsi, turabwirwa amagambo y'Imana buri munsi, ariko ugasanga hari ukuntu ubona nk'abantu nk'aho babiciye amazi. Njyewe mbashaka kubaganira ubuzima busanzwe, mukabusanisha n'ijambo ry'Imana muba mwumvise, muraza mugasanga ko Satani ajya turiganya. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima rero, guhera none ahanezerwa. Reka nkubwire musoreze ku ibanga ritsinda icyo ari cyo cyose cyari kigutsikamiye niri no kunezerwa. Njyewe iyo nkubiswe nkagira amahirwe akagira indirimbo izamuka muri gi, umunezero uransaba. Ndabakunda ariko Kristo akabakunda kundusha. Data mu izina rya Yesu Kristo ngo uhaye icyubahiro. Ushimiye kuri Imana idukunda kandi ikatwitaho. Ijambo rye ridusobanura neza iremwa ryacu. Ibindi byose waravuze ngo baho bikabaho, baho bikabaho.
ariko twebwe ngo wagize umwanya haba inama irakorana, inama ihambaye, inama itekereza ukuntu twaremwa, uburyo twaremwa dutangaje, duhambaye, dutandukaniye kure n'icyo ari cyo cyose kindi cyaremwe. Data uhabwe icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi waduhaye kugira ngo tunezererwemo. Niyo mpamvu umwami w'abami we nongeye kunezezwa cyane n'uyu munsi waduhaye. Uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi uhambaye, ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi wongeye kutwibutsa yuko duhambaye, tudasa n'ibindi byose biremwa. Icyo ari cyo cyose cyatumaga tutibona yuko duhambaye, cyatumaga tutibona ko dutangaye, cyatumaga tutibona ko turi Imana ntoya, cyatumaga tutisanga ko turi mu ishusho yawe, icyo cyose gicecekeshwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo umugabo yaba yabwiye umugore, ijambo umugore yaba yabwiye umugabo, ijambo umwana yaba yabwiye umubyeyi, ijambo umubyeyi yaba yabwiye umwana, ijambo umuturanyi cyangwa inshuti yaba yabwiye uwo ari we wese, izina iryo ari ryo ryose ribi ridahwitse, umuntu uwo ari wese yaba yiswe, ijambo rimena umutima, rishengabaza umutima, ribabaza umutima, iryo ari ryo ryose uwo ari we wese yaba yabwiwe, none ahangaha ayo magambo yose ndayacecekesha mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rizima ryubaka umutima rikubaka umubiri niryo natuye mu izina rya Yesu Kristo, ari ryo buri muntu wese yumva, yongere kumva kubaho kwe ari ukumumaro, yongere kumva ari umuntu udasanzwe, yongere kumva kwiremwa rye ari ikintu gihambaye, kuko Imana yari imufitiye gahunda. Rero iyo gahunda niyo mpamagaye cyane kuri uyu muntu, kugira ngo buri umwe wese azamenye yuko Mana utari umwana w'umuntu. Umuswahili umwe niwe wavuze ngo Mungu si asumani, nanjye ndavuga ngo wa Mana ntabwo uri umwana w'umuntu. Icyo cyo cyose umwana w'umuntu yaba yarabwiye mugenzi we cyumena umutima, gicecekeshwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ryandi ritubwira ngo ibyo bibwira kutugirira ni byiza, reka abe ari ryo rikwira mu mutima wa buri umwe wese. Mwami, uyu munsi ndawuguhaye, ubwoko bwawe nongeye kubugushyira mu biganza. Buri umwe wese ongera umuhe miruwari yawe nziza y'umuntu yireberamo, akabona ubwiza, akabona uburyo usa nawe, akabona uburyo ari mu ishusho yawe, akongera kuremeka. Shyirwe hejuru kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.